Iyi ni Nzuri Business Group Limited nk'ibisanzwe, tukaba tugufitiye inzu igurishwa iherereye Kagugu. Ikaba ari inzu irimo ebyiri zifatanye cyangwa se ibyo bita jemere, buri yose ikagira ibyumba 4, toilette 3, saramanje ndetse na cuisine nziza cyane igezweho. Ifite jardin nziza ndetse ifite n'ahantu hanini hisanzuye kuko iri mu kibanza gifite ubuso bungana na metero kare 2600. Iyo nzu igiciro cyayo ni miliyoni 250 gusa, ushobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu biroroshye, hamagara 0788 48 67 cyangwa se uhamagare 0782 22 ushobora no kutugana hano dukorera ni hano ku Muhima, hafi yo ku nyubako yahoze ikoreramo ya Mahaneza neza, hano kuri feruje zo ku Muhima, ku nyubako y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Uri kuva Nyabugogo n'ibumoso bwawe. Ushobora no kudukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ukabona ibindi bikorwa cyangwa se ibindi bintu biri ku mbuga nkoranyambaga zacu tugurisha, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora no kudusura kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group Limited, ikaze.